ubu nderekeza hera kanzamuka ariko Ninya imbwa yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa we kunda imbwa kandi ninya imbwa abakurambere bacu babimenye kare babonye imbwa n'inyamaswa y'akamaro bareyegereza bajya guhiga ikabafasha guhiga Sebeteze Masudi ko nari ngwarutse se abagabo meze neza sibyo ko nyine bari ino mihanda bagoranye ubundi ni neza ahubwo mbona ari we wabuze mana ntago ari ukubura mwana dore ibikoroto byarabuze ahubwo se nta kuntu uburiye abantu ngwanaho ukanguriza igikoroto cya senkani yamba ayo madolari se ninde ukiyagira mwana namba nawe uravuga utanadedemanga nta nubwo bufite none se mwana ushatse kumbwira ko inshuti ari Yesu utagiye kunguriza amafaranga ego wabivuze ubwenge ibyo yaza ubwenge ndakwiyambaje ngo bazi ko burya ko kubara bivuze ngo inshuti ni Yesu nawe urabishimangiye ngo nago babeshye ahubwo reka nkubwire nese muvandi ko nari nkwata igikoroto cya senkani kandi senkani akaba ari makeya mwambabariye ukayankoma ko nzakungukira uzi ibibazo nifitiye ubu madamu yavugeje induru yavuze induru butita abana bakeneye kurya imyenda yaracitse senkani gusa niyo nkwatse mbabari umva utubazo ufite duhanye n'amagambo ufite kankurwara ngo gurizishana ariko ejo mu gitondo mwako nago zinduka mu gitondo ndaba nakubyukiye babeshyera umwaka uko uzinduka ariko uzabibona dore ngahe nijana nakubwira iki bagira inshuti yagira wowe ahubwo ngereka mbe nkucomotse njye gukemura utubazo two mu rugo ubwo nyine gahunda mu gihugu n'ura kuzanira ibiceri byawe ibyo nta kibazo rwose naribi nzabona ibyanjye yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa we kunda imbwa kandi ninya imbwa abakurambere bacu babimenye kare babonye imbwa n'inyamaswa y'akamaro bareyegereza bajya guhiga ikabafasha guhiga baba bajyana yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa we kunda imbwa kandi ninya imbwa umfasha byuka ndabizi ko utajya uryamira byuka uma yanjye nakubora kingura cyangwa bibe nabi se kuba nkuri igiceri cy'ijana ni ngombwa guzindukira unkuru gutyo twumvikanye ngo iki naguhaye yanjye ubyibuke se kuba warayamaye ni ngombwa ngo nzindukire nk'umwaka ibi byose ntabwo bindeba ndashaka amafaranga yanjye ntangiye kumbwira ngo amafaranga yawe sitwumvikanye kuwa gatanu none se uyu munsi ni kuwa kangahe uretse kubeshya umva do ubu ni kuwa kangahe twumvikanye saa moya za mu gitondo none reba bigeze saa tatu ntabwo nabyumva ubu n'umunsi ntabwo ucika bari kugenda umuntu asigaye akubwira sha migamba yo yigize uno munsi turasanye boro tugira ngo tugiye kugabana ayijyane wenyine arambona ariko ese buriya wowe nakuna amafaranga yawe ntabwo byumvikana twavuganye mu gitondo ndayaguha nka saa tanu kuko saa tanu ntabwo ndi buzirebe waretse kundusha wanyumvise wa mugabo we nawe tugenda ugabanya amagambo wa mugabo we ino kamera nuko ingwaga turazira bro uburetse ahubwo dore yaniga ubwo yari yaramejeje ko ndabona nawe uje nka covid ariko nawe ntabwo uri bwancika wowe ndakwishe none bro ntumbwire ko nakuri mideni ahubwo ntabwo ari ideni gusa ariko se mwabagabo mwamba bari umva se man none njye mfite igitekerezo
kimubitwaye ajya kujya barakuba gatatu rwose ijana ryanjye atarivaho njye nagiye ariko se kano gakandara ariko se ndabona yanjye nabonye reka nanjye nicira ndabona nta kintu kizimusigaranye kanigende harya ngo ugiye uburyasaza zimira nzima